ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe abakunzi banjye kuri channel ya Mr Sammy Humble Boy. Mwebwe mwamaze gukora subscribe ndetse munakomeza gusharinga abandi kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi mbazaniye inkuru y'imyidagaduro ivuga ku bukwe bw'umuhanzi wo muri Tanzania Juma Jux. Nyuma yuko ubukwe bw'umuhanzi wa Bongo Flava ukomoka muri Tanzania Juma Jux n'umukunzi we ukomoka muri Nigeria Priscilla Ojo bwabaye ejo kuwa kane mu mujyi wa Lagos, Chief Judge akaba ari nawe watangije Bongo Star Search Madame Lita Paulsen yashimiye Jux n'umugore we, ariko nanone yagaragaje igitekerezo cye ku bantu baje baherekeje ndetse bambariye Jux ko byari kuba byiza bambaye amabara ya pink ndetse ko byari kuba akarusho bambaye kimasai. Yagize ati mbere na mbere ndashimira Jux, nkwifurije ishya n'ihirwe we n'umugore wawe ndetse n'abaje baduhagarariye, ariko wabitegereje ntiyari guhita amenya ko mutarabo muri Nigeria, mwagakwiye kwambara kimasai mugaragaza Tanzania, mwari kwinjira mwambaye imyenda ya Masai bagahita bamenya abo muri bo ku buryo bari no kubaka ifoto. Ariko ku rundi ruhande abafana batandukanye b'umuziki ndetse n'abakurikirana umuhanzi Diamond Platnumz bavuze ko ari we wari wambaye neza kurusha abandi bose muri ubu bukwe bw'umuhanzi Juma Jux na Priscilla. Ngira ngo nk'uko mubibona hano ku mafoto murabona ko yari yambaye neza rwose babukereye ndetse n'abandi bari kumwe, biragaragara neza ko yari ifoto igaragara neza ndetse Diamond yari yaserutse nk'umuntu ufite amafaranga nk'umukire koko. Nkwibutse ko uyu Priscilla mu kwezi kwa kabiri niho byavuze ko we n'umuhanzi Jux bari mbega byeruye neza ko bagiye kubana nk'umugabo n'umugore. Kuri uyu wa kane rero bakaba bagiye hariya muri Nigeria kugira ngo babishyire no mu muryango mu muco w'abanya-Nigeria kugira ngo ubukwe nyine bukorwe mbega by'umugaragaro ko uyu Priscilla abaye umugore wa Jux. Reka rero gushimire wowe wabanye nanjye kandi komeze kunyereka ko turi kumwe tujye tubana amakuru atandukanye. Umunsi mwiza.